What's up, Kigali? It's your boy, the baddest one and only, the champion boy. Why I back again, Yvan as a banger after banger. Muko nebabwiye mukore subscribe, share and comment. Abari umusore wanyu nanari nkizigira mbatengwa umunsi ku munsi zajya mamari ku bwanyu, zajya mamari kugira ngo dukore ibiganiro nk'ibi byiza. Rero dufite byinshi mu myidagaduro, hari babiri gutrendinga hirya no hino hagiye hatandukanye, bandi hano kugira ngo tubiganireho, tubivugeho ndetse na komite zanyu ziba zikenewe. Right sir. Hanyuma rero umuziki uri kugaragara kuri kujya ahantu heza, biri kugaragara ubufatanye buhari hagati yacu, bikagaragara urukundo rudasanzwe. Nyuma yuko umuhanzi Buravan nyuma yo kwitaba Imana, hari gutegurwa igitaramo cye kizabira muri BK Arena. Hari inama iri kuba yabereye muri BK Arena, irimo abahanzi batandukanye kandi b'ibyamamare, harimo Aline Sano, harimo Yvan ndetse n'abandi, ndetse biteguye kumufasha no kumusapotinga ibintu bya hatari. So rero uwitwa Buravan yakoze na album nziza cyane, igeze no gutwara igikombe cy'umwaka nka album nziza cyane. Nubwo yitabye Imana ari gukora ibikorwa byiza, nubwo adahari mwe tumubwire ngo rest in peace, ibintu bya hatari ko rwose agikomeje kuvugwa ndetse ibintu bimeze fresh sana. Right, rero nyuma yuko amaze igihe kitari gitoya yitabye Imana, akaba agiye gusohoka indirimbo nshyashya, indirimbo nziza cyane abantu biteguye ari benshi, indirimbo yasize akoze iri muri studio, ubu turi kwitegura ko igomba gusohoka. So rero ni ibintu byiza cyane, abahanzi bari gusapotinga witwa Buravan, ndetse biraza kuba vuba cyane. Abantu mwese murasaba kwitabira ibintu bya hatari, hari amahirwe menshi kujyayo, hari uburyo bwiza bwo kwipimisha kanseri, ibintu bya hatari. Rero rest in peace kuri Buravan ndetse n'umuntu wese uzaba uhari, ni byiza cyane, muzagire muri BK Arena tuzahurire turebe wagwan. Right sir. Hanyuma rero ikindi kintu nuko witwa Always yabayandika kuri platform yavuga ko yishimiye cyane imikoranire we na Knowless. Ni ibintu bya hatari tutamenyereye cyane, muri legend aho agiye gukorana n'umuntu nyine nka Always, avuze ko ari ibintu bigaragaza imibanire myiza afitanye n'uyu muhanzi. Indirimbo ishobora kuba igiye gusohoka, ubushize twababwiyeho, yabyishimiye cyane ibyo yapostinze kuri platform ze, tunabyishimira cyane. Ibintu bya hatari biragaragaza ikirere mu muziki nyarwanda, mu gihe kiraza kuza umuziki wacu waza kuba uri international umeze neza, kubera ko hari ubufatanye bwinshi buri kugaragara ndetse muri no mihanda ndetse no muri no industry. Ikindi kintu rero nababwira nuko umuhanzi Chris Easy, muramuzika, ari umuhanzi ukunzwe n'abatari bake mu ruhando rwa muzika, ni umuhanzi waje, ari umuraperi, birangiye yinjiye muri Afrobeat, ari gukora ibintu byinshi bitandukanye. Yakoze indirimbo ya mbere iba hit, akorera kabiri iba hit, akorera gatatu iba hit. Uyu muhanzi rero abarizwa muri Junior Giti Group, akaba ariho muri Giti, akaba arimo hari kumanagingirwa cyangwa se ariho ibikorwa bye bibarizwa. Uyu muhanzi akaba agiye gutangira tour. Uwitwa Bruce Melody akaba ari kubarizwa muri Canada, ni hari gukora ibiganiro. Ni ibintu dushimira Imana cyane, kubera ko agiye kuba ari gukorayo ibintu ibitaramo bigera kuri 4. Ndetse ku rundi ruhande uwitwa Medina ari gupanga gukorera ibitaramo muri Canada ndetse bijyanye no kuramya Imana. Abo ni abahanzi nyarwanda bari gufata umuziki nyarwanda bakawushyira kuri ndi bendera. Ni ibintu bya hatari tumaze tuganira. Uwitwa Element ari muri Grammy Award, ibintu bya hatari. So rero ibigaragaza iki umuziki nyarwanda nka Chris Easy, umuhanzi uri upcoming, niko twabita ko nago generation iraba ya dance cyangwa naga muri gihe kirekire muri music, agiye kuba ari gutembera i Burayi muri Belgium, najya gutangira gukora igitaramo cye, ndetse n'ibintu bigaragaza ishusho nziza cyane umuziki nyarwanda ndetse n'ibintu bya hatari. Chris Easy rero ni umuntu tuziho ikintu cya hard working, umuntu ukora cyane, umuntu ukora ibintu birinike, umuntu witanga cyane mu muziki nyarwanda, ndetse n'umuntu dutegereje igihe cyacyo cyose gukora indirimbo. Mu gihe abantu bamaze iminsi batera comment bavuga ngo kuki Chris atari gusohora indirimbo, bamwe bakavuga ati ari gutinya indirimbo ebyiri, iya Tiger ndetse na Bruce Melody, abandi ngo ibiki, bigaragaye ko yari amaze iminsi yo kwitegura igitaramo cye, kandi igitaramo kizaba kirenze kiri no hejuru cyane. Uwitwa rero Chris Easy nyuma y'icyo gihe cyose amaze iminsi atari kuvuga cyane muri no mihanda, akaba agiye gutangira gukora ibitaramo ndetse hanze y'u Rwanda. Hanyuma rero sinareka kubabwira ko umushumba Jean Bosco ni inkuru ya kasamutwe, aho urubanza rwabanje kuba rwasubikwa nyuma yuko yasabye ko telefone yarayaswe kandi irimo ibimenyetso bimushinjura, yasabwe kuyihabwa ndetse urubanza rwe rukagira gute rugakomeza. Uyu mushumba rero ari gukekwaho ibintu byinshi ndetse gushinzwaho byinshi bitaremezwa neza uko bimeze, ariko akagira ati gahunda ni yayindi, ngiye mugomba kumanza mukamereza telefone yanjye irimo ibintu binshinjura, ubundi urubanza tukabona kuba twarukomeza nk'ibisanzwe. Ikindi kandi nuko hari inkuru nziza cyane yatari kuri Miss Rwanda Uwase
Vanessa. Uwase Vanessa akaba nyuma yo kwambika impeta ari kwitegura gukora ubukwe. Ni ibintu byiza cyane, hajya avuga byinshi ku social media, impeta n'iki ariko ubu tuvugana ubukwe buri gutegurwa kandi buri gupangwa. Ni ibintu rero byo gushimirwa cyane, ni ibintu byatari, ni ibintu byiza cyane ku muziki nyarwanda cyane ndetse no muri industry rusange. Nka Miss Rwanda wacu ikamba yararyambaye atubera Miss mwiza, atugeza kuri byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ari kwitegura gukora ubukwe, ni ibintu dushimira Imana cyane, ibintu byatari ndetse n'ibintu birenze. Ikindi kandi ndi ngura akasa mutwe nuko iyi mvura yarayiguye, imvura yaguye ejo yabaye yahitana abantu bagera kuri 3. Ni ibintu ni tutwe kubacangiramo, tukabereka wagwan, tukabereka kuntu bimeze. Ni rero byatari no gutangira kwitonda ndetse no kwitwararika kuri imvura imeze nabi byatari. Hanyuma indi nkuru dufitiye akasa mutwe nuko ku munsi w'ejo abanyeshuri bari kugraduatinga neza cyane, bimeze neza. Ubungu ku isoko ry'umurimo tugiye kwa twakira abandi bantu bashyashya, tubakira ndetse no mu kibuga. Yes sir, nge rero banyita MC the bad man, the baddest one and only, one champion boy. Mbabwira ngo inkuru nkizi abari akagaruka, nyamuneka ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi uratwandikira hasi, nta birenze. Nuko inge wita Kigali 250 Transi, ahaca makuru ameze fresh sana, ahaca makuru ibyamamare. Right sir, nge banyita rero the champion boy. Hasta la vista, hasta la mañana, ciao ciao. Yeah.